inshuti zikundana ibihe byose kandi umuvandimwe avukira gukura abandi mu makuba. Nuko umuntu nagukunda umerewe neza. Numererwa nabi akakuvaho. Uzamenye ko atakundaga wowe, yakundaga ibihe wari urimo. Yego. Inshuti zikundana ibihe byose. Muraho neza. Tubahaye ikaze nk'ibisanzwe muri kumwe na Sylvie umutoni wase. Nkuko bisanzwe ni kuri Mubwire TV. Nta kindi tuba tubwira abantu no kubabwira ibyiza, no kubabwira ko tubakunda, kubabwira ko tubashimira, kubabwira ko ari ingenzi mu buzima bwacu. Turabashimira abakomeje kudushyigikira, kudutera inkunga, abakomeje kubana natwe mu biganiro byacu. Nukuri muri ingenzi kuri Mubwire TV. Dushimiye abantu baduhagarariye mu bihugu byose. Dushimiye Gisele uri mu Bubiligi, ambasaderi wacu wa Mubwire TV mu Bubiligi, Josette ambasaderi muri Amerika n'abandi bose. Kugira ngo ube ambasaderi nta kindi bisaba, nukubwira abantu benshi gukora subscribe ndetse no gukurikirana ibiganiro byacu. Kubireba rimwe ntago bihagije gusa, inshuro zose ukomeje kuryoherwa n'ikiganiro wagikurikira. N'abandi mwese turabasuhuje kandi tubahaye ikaze muryoherwe n'ibiganiro byacu. Reka rero mbere ko dutangira ibiganiro banze mbabwire ushize nabonye mwaratwandikiye muri comment mudusaba gukosora, kureka kurangara. Narabikurikiye, narabibonye, nabasubije ko bwari ubwa mbere dukoze ikiganiro, bwa mbere kujya kuri kamera. Abantu banatubajije ese umutumirwa ko tutamuhaye icyo kunywa. Abantu benshi no kuri WhatsApp mwaranyandikiye mubwira ngo utabatumirwa nge mbaha ikintu cyo kunywa. Rero twarabikoze, ntago twari twabibimye, ahubwo kubera abantu bakuru bagenda bagira imico itandukanye, bari abantu bari badusabye ko batanywera ibintu kuri kamera, ariko nukuri twari twabibahaye. Hanyuma rero reka tubanze twamamarize abantu benshi b'inshuti zacu badufasha mu bintu bitandukanye. Harimo umuntu witwa Nunu. Mushaka kwambara neza, abantu mwese mumbwira ko nambara neza, mukunda imyenda nambara, mushaka kwambara imyenda myiza ya caguwa, ntandi mwakura imyenda ni muri Chic. Muri Chic, muri Sylvie Store wegeranye na Access Bank, umuryango ukurikiyeho mwahasanga imyenda myiza ya caguwa, amapantaro, amakote, amakanzu n'indi yose mwifuza. Nunu mwamubonera kuri nimero mushaka kumuhamagara kugira ngo abarangire 078 92 0 karindwi 8 78 iyo ni Tigo. MTN ye ni 0788 ya MTN iri no kuri WhatsApp, kanyibasuriramo 0788 uwo ni Sylvie Nunu wabaha imyenda myiza. Hanyuma abashaka kudodesha imyenda idoze cyangwa amarido cyangwa costume, abafite civile, abashaka kwambara neza, cyangwa se hari umuntu waguhaye impano aguha umwenda munini, Grace arawugabanya akawugira neza ukagukwira. Uyu niwe mutayeri wa mbere nabonye uvugisha ukuri, ukubwira igihe uzafatira umwenda we akaba ari nacyo uguhera. Abamushaka akorera mu isoko rya Nyarugenge, nawe ndabaha nimero ye ni 0788 uwo ni Grace mu isoko rya Nyarugenge, yabaha imyenda myiza akabadodera. Hanyuma abandi bashaka makeup gusa neza, mufite ibirori, mufite ubukwe, araza agasiga abageni, agasiga abakobwa, ni Grace nawe nimero ye ni 0788 76 uyu nguyu wambare neza kwa Nunu, udodeshe neza kwa Grace, wisigishe neza kwa Grace, nawe agukorere makeup nziza. Hanyuma rero tubisoze turya neza, turya ibiryo bitera imbaraga, turya ibishyimbo, nta handi mwabikura ni kwa Sylvie. Bafite ibishyimbo byiza, abashaka kurangura kugura detail mbikugezaho uri hose, ibishyimbo bibageraho. Tubane kuri Mubwire, tunarya neza, tunambara neza, dusa neza. Uyu munsi rero nk'ibisanzwe murabizi ko ntabandi ngiye nyine mu kiganiro cyanjye, dufite umutumirwa w'uyu munsi. Reka muhe ikaze abibwire. Bahaye ikaze. Murakoze cyane Sylvie. Nitwa Pastor Dr Viva de Paul, nyobora umuryango w'ivugabutumwa witwa Power of Change Ministries, cyangwa se mu kinyarwanda cyacu imbaraga zihindura. Ndanezerewe kubana nawe muri kino kiganiro wantumiyemo.
urakoze cyane. Pastor, ahantu heza twagusanze nahagana he, hitwa gute? aha hantu heza hari akayaga keza, wahoze uvuga bwira abantu kubabwira ibyiza byabo. Ahantu ni heza nk'uko hareba, ni mu Kicukiro, ni ku Kicukiro ku Muyange, ahantu bita Bella Vista Resort. Bella Vista Resort, ntuye hafi hano, ntuye muri Niboyi, ariko nigeze no gutura mu Kagarama. aha hantu ku bantu bakeneye kuganira n'abantu babo ku mugoroba. Urabona hirya hano hari abantu b'uruhu rwera barimo biganirira, baza hano mu Kagarama. bagira serivisi z'ama apartment, aya mazu ureba hano hepfo gutya. Yego. Niriya barimo kubaka hirya hariya, nahoze nganira na nyirabambwira ngo na apartment yindi bagiye kwazamura. Bagira ibyo mu gikoni byokeje n'ibitetse, baorganiza ibirori, bagira n'ikawa iryoshye. Yego. Nza kuhanywa ikawa iryoshye, atari yayindi usanga yarashize mu mwuka. Ibishyimbo by'ikawa, coffee beans, bazisya ureba bakazipressinga neza, agakawa kakamanuka neza, banakira ubukwe n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Nimero yaho, nyiraho kera tumenyana, navugaga ubutumwa kuri radio yitwa Sana. Yego. Yari afite alimentation Kicukiro, ahantu Sana yakoreraga, we yari afite alimentation hasi. Noneho nkafata ikintu cyose nzakenera, n'abanyamakuru banyakiraga ku munsi najyaga gukora ikiganiro, ukwezi kwashira nkajya kubaza ngo ngezemo amafaranga ngahe. Hanyuma rero sinzi ukuntu naje kuba ndi kugendagenda muri quartier, mbona yatangiye iyi business. Ndavuga hano hantu ni heza. So ukeneye rero ko bagufasha, wabahamagara kuri 0788 48 14 50. Abakwiriye ibyiza tuba dukwiriye kubibaha, niko Bibiliya ivuga. Niyo mpamvu dutangiye naho tuhavugaho. Oya, ni heza cyane. Bella Vista ni heza, hari akayaga keza. Murabona ko turi meze neza, twebwe turi kumva akayaga, harakeye rwose. Nkuko bisanzwe rero kuri iyi televiziyo yacu ya Mubwire TV, ni ukuvuga ibyiza by'abantu. Tubwire abantu ibyiza, tubashimire. Dutangira ikiganiro tugize n'umugisha wo kubana na Pastor, umushumba wanjye. Nanjye ndamushimiye cyane. Pastor, ndagushimiye kubwo kubana natwe, kwemera kutubwira ibyiza, kwemera kutubwira icyo ijambo ry'Imana ribitubwiraho. Rero nifuzaga ko ugira ikintu tubwira. Hari igihe umuntu agira igitekerezo cyacana akavuga ngo nzavuga ibi bintu, nzakora kuri ibi, ariko wenda ntitunamenye ko ari umwuka w'Imana watuyoboye cyangwa watugira inama yo gukora ibi bintu. Nkibaza se hari ikintu ijambo ry'Imana ribivugaho, kubwira abantu ibyiza, kubashimira, kubabwira umumaro wabo mu buzima bwacu. Niyo mpamvu nifuje ndavuga ngo nzabaza Pastor, hari icyo ijambo ry'Imana rivuga kubwira abantu ibyiza byabo, tunabashimira, tubereka urukundo. Urakoze, ni ikibazo cyiza. Bibiliya irabivuga, ndetse cyane ikabivuga abantu bakiriho. Hari umuco, niba ndi buwita umuco, niba ndi buwita ingeso, dukunda kugira yo kuvuga ibyiza by'abantu batagihari cyane. Ku munsi umuntu yapfuye, abantu bagiye kumushyingura, abantu bakarira kubera ko umuntu yapfuye, bakanafata n'umwanya munini bavuga ibyiza bye, kandi nta wari warigeze abimenya wa muntu akiriho. Ntago ari umuco mwiza. Umbajije rero nkubaza Pastor, kananye nkubwira icyo Bibiliya ivuga ko Pastor agira ibitekerezo bye ku giti cye, ariko akagira n'iby'igitabo kituyobora. Yego. Mu gitabo cy'Imigani, mu gice cya 3, umurongo wa 27, haravuga ngo abakwiriye kubona ibyiza ntukabibime niba bigushobokera. Yego. Bamwe mu bantu rero bakwiriye kubona ibyiza ni abantu baba baratugiriye neza, tukabashimira bakiriho, tukababwira yuko bambara neza, basa neza, bateka neza, ibyo bakora ari ibintu by'agaciro, tubishima, tukabibabwira bagihari. Rero Bibiliya iratubwiye ngo abakwiriye kubona ibyiza ntukabibime niba bigushobokera. Ntabwo bimenyerewe cyane
wenda ko umuntu ajya kwigisha akavuga ngo ngiye kwigisha abantu ukuntu bazajya babwira abantu ibyiza bakiriho. Yego. Tugira amatopic menshi wenda umuntu kumva aravuze ngo ngiye kwigisha abantu umuntu yihana ate, umuntu yakizwa ate, ariko hari ibintu byo mu buzima busanzwe nabyo tuba dukwiye kugira umwanya mu biganiro nk'ibi ngibi tukabiganiraho. Bibiliya rero ubonye yuko ivuga ngo bakwiriye kubona ibyiza ntukabibime niba bigushobokera. Yego. Kereka igihe bidakunda, ariko igihe bikunda umuntu akiriho yakoze neza akwiriye kubishimirwa ndetse ukabiratira n'abandi. Ukabiratira abandi ukaba wajya ubwira abantu uti kanaka yangiriye neza muri buno buryo, kugira ngo wa muntu nawe yumve bimuteyemo imbaraga. Kadufata urugero wenda rwo mu buzima busanzwe rutari muri Bibiliya. Uzarebe iyo ugiriye abantu neza batatu, wenda urugero ugafata abantu badafite imyambaro ukabambika ari batatu batandukanye, umwe akazafata umwanya akava iwabo mu rugo akagusanga ahantu utuye akavuga ati narinje kugushimira ko wanyambitse. Iyo hongeye kuboneka imyenda muri ba bandi babiri batagarutse na wa wundi wibwirije akagaruka, wowe waha imyenda ninde? Wayiho wibwirije akagaruka. Aha. Naki ijambo ry'Imana ritubwira. Hano twari turi mu isezerano rya kera, wenda ushobora kuvuga uti none se ko bavuze ibintu byo mu isezerano rya kera tukaba turi mu isezerano rishya, icyo uvuze reka nkwereka aho gihurira n'icyo Kristo yavuze ubwo yakizaga ababembe 10. Ni amagambo ari muri Luka mu gice cya 17, hatwereka ukuntu yakijije ababembe 10. Ngo amaze kubakiza 9 baragenda baburirwa irengero, hagaruka umwe. Hagarutse umwe rero, murongo wa 15 haravuga ngo umwe muri babonye akize agaruka ahimbaza Imana n'ijwi rirenga, yikubita imbere y'ibirenge byaramushima. Gusa urumva ataramushimiye nakiriho, kandi uwo yari umusamariya, ntiyarahuje akarere akomokamo n'aka Yesu Kristo, ko Yesu Kristo yaturukaga i Buyuda, hanyuma aba bandi bagaturuka i Bwisirayeli. Bwisirayeli yigeze gucikamo ibice bibiri, ntibaturukaga mu gice kimwe, wenda ntiwenjya muri detail nyinshi. Ngo yikubita imbere y'ibirenge byaramushima, kandi uwo yari umusamariya. Yesu aramubaza ati ntimwakize muri 10, ba bandi 9 bari he? Nta bandi bagarutse guhimbaza Imana kereka uyu munyamahanga. Kandi aramubwira ati byuka wigendere, kwizera kwawe kuragukijije. Amen. Ni kigaragara rero yuko iyo umuntu agiriwe neza ntakwiriye kubifata nk'ibintu biraho gusa, akwiriye kwibuka gushimira uwamugiriye neza, kuko na Kristo yanejejwe nuko yakijije abantu 10, ariko hagaruka umwe. Byumvikane ko bani 9 bandi yarabagaye. Yego. Nakunda pastor akoze cyane, nkunda kubyibaza ari igihe umuntu aba yarakugiriye neza, n'abantu bakeya cyane bafite uyu mutima wo gushima. Ugasanga ni mu munsi mukuru runaka umuryango wateranye cyangwa inshuti zateranye, cyangwa umuntu no kuri telefone ye kuri stati aravuze ati uyu muntu yangiriye neza. Abantu benshi ntibabifate neza, ukabona abantu babifashe nko gukabya, kubera wa muco tuvuga abantu benshi basa nkaho bafite, nimba nawe itumuco mubi cyangwa indwara yo gushima abantu batakiriho. Ugasanga umuntu ubuzima bwe bwarangiye, ariko nibwo ugiye kumubwira ati uyu muntu muzi ko yandihiye amashuri, ako se uratubwira ko yakuriye amashuri twebwe atagihari ngo bitufashe, ntago twabimenya, wowe ubwo wagakwiye kuba warabimubwiye hari bikamutera imbaraga. Ibyo rero byo kuvuga ngo umuntu akunda kuvuga se uyu muntu yangiriye neza, ukamushima, ukagerageza kumwereka urukundo ku munsi mukuru runaka, ukabamuha impano uko ushoboye, cyangwa niyo utayimuhaye ukajya uvuga uti rugero pastor yangiriye neza, kanaka yangiriye neza, yarankigikiye, yaramfashije. Abantu bamwe ukabona babifata nko gukabya, akuriya nawe arakabya, aba yafasha kandi ko uyu muntu w'ibintu byinshi aba ari kumuvugaho amagambo menshi, erewe aramushimagiza. Cyangwa abantu bamwe bakabifatamo nk'akantu k'agahararo, bakumva ko umuharaye. Ariko ngiyewe numvaga atari uko twabifata, tutajya tubifata gutya, ahubwo ari ukwiga umuco mwiza, umuntu wakoze neza nk'uko Bibiliya ivuze ati ukwiye ibyiza ntitukabimwima cyane. Buri muco urigwa, yenda ibyo ari byo byose n'ababikora bafite aho babihereye, bijya guhinduka. Ntago turi bubyita umuco, ubundi umuco ni ikintu cyiza. Yego.
ni ingeso mbi ni ingeso mbi voilà ni ingeso mbi izo ngeso wenda nazo zifite aho zaturutse ariko nanone umuntu umwe yenda washimwe yamara gushimwa bikamuteza ibibazo ntago byagatumye duhagarika umuco wo gushima. Yego, hari umumama umwe dusengana hari quartier bigeze kuba batuyemo, baba nibo basaga naho bafite imodoka muri icyo gihe muri iyo quartier mu myaka ya kera wenda 10 iherereye inyuma, abantu batunze imodoka muri Kigali atari benshi cyane, none ukisanga muri quartier yenda ari nk'urugo rumwe ruturanye n'izindi 15 ari rwo rwonyine rutahama imodoka. Umugore watwite wese ukeneye kubyara bazaga kubabyutsa, umwana uhiye bakaza kubabyutsa nijoro kugira ngo babajyane kwa muganga. Noneho abantu bagiraho ngo babifata gutyo, n'umuntu ngo yaba arihita muri quartier yasabiriza ngo bakavuga ngo genda kwa wa mugore wo hirya ari kwa kana ngo niwe bafite ibyo gupfa busa. Ibaze nukuri ngo niwe bafite ibyo gupfa ngo bari hujye. Noneho wa mumama akajya ahora abona abantu baje gusaba, baje gusaba ibyo kurya, baje gusaba amazi, abashaka imyambaro, abashaka icumbi. Noneho haza kumenya muri quartier yuko bavuze ngo nibo bafite ibyo gupfa busa. Noneho agira agatima kabi, aravuga ati aba bantu ko nta numwe ntajyaniye umugore kwa muganga cyangwa umwana, kuki bumva ko ari nge bagomba kohereza abantu bose n'uwo babonye mu muhanda wigendere ngo urashaka imyenda. Hari haruguru hari abantu bafite ibyo gupfa busa kubera iki. Noneho asa naho ahina amaboko areka gutanga. Noneho ngo rimwe arimo gusenga, Imana imwibutsa umuhigo yari yarahize mu gihe cya jenoside. Yari yarahize umuhigo avuga ngo nagira amahirwe akarokoka, hakagira n'umuntu umwe wo mu muryango w'urokoka, ngo umuntu wese ubabaye uzahita hafi aho azamufasha. Imana iramubwira ngo si wowe wansabye guta abantu bavuga ibintu bakinjira muri kontra nge mfitanye nawe bagatuma uyisesa. Bari abantu ntago bari bahari tuganira kandi mba naguhaye ibyo utanga. Arongera agaruka ku murongo wo gutanga, wo gufasha abantu, akajya avuga ngo abantu babishima batabishima, igikuru nuko ngewe ndi bukora ibyo ngomba gukora. Rero nari ngarutse kuri ibyo, hari abantu akubwira ngo ninkugirira neza ntuzagire ubwira, ntuzabivuge, utazanteza abantu bagira ngo mfite ibintu byinshi. Ariko nutanamushimira muri public mu ruhame ntibibujije yuko wamusanga nawe ubwo ukamushimira kiriho. Aho kurizwa nuko kuko twese turi ku isi ntago tuzahatura nk'imisozi. Aho kurizwa nuko wa muntu yagize gutya igihe cye cyagera yataha ngo agiye ntari namwitura, ngo ntari namubwira yuko yangiriye neza, agahinda kakaba kenshi. Murwanye uruhande rero bikore bigishoboka. Niba hari umuntu wibutse wakugiriye neza mushimire. Niba buryo wanafata telefone ukamuhamagara, utagiye kumutura shida, ukamubwira uti ndumva ngira ngo umpe iminota 10 utuje, ndashaka kukubwira uburyo kundihira ishuri icyo byangejeje, ndashaka kukubwira uburyo bya bihumbi 3 wampaye we ntiwaruzi icyo ukoze, burya twari tuburaye kabiri, nagira ngo ngushimire ko watumira irya joro tutongera kuburara. Wafata na telefone ugakoresha izo unite zirimo ukabwira umuntu ko yagize neza. Niba uri umukristo ukaba watinyaga yuko yenda Bibiliya nta kibivugaho, wumvishe ko Bibiliya ibivuga, na Kristo ubwe yanejejwe aravuga ati ko mwakize muri 10 abandi 9 bari. Bivuze ngo kuri Kristo iyo bagaruka bose ari 10, umunezero ariko bari mwinshi kurusha. Pastor urakoze cyane kudusobanurira iki jambo ry'Imana rivuga. Abantu benshi babibaze se koko ni iki jambo ry'Imana ribivugaho. Nanjye nahoraga nibaze se ibi bintu ngiye nkunda gushimira, nkunda kububwira abantu ibyiza byabo, ndetse n'umuntu nkunda kubereka urukundo. Si ukuvuga ngo mfite ibyo ntanga byinshi byakugaragariza urukundo, ariko ndanabikubwira. Ndi wa muntu ushaka kubwira ati ndagukunda, kandi abantu mba nkunda abantu baba bazi, kuko kwirinda wa mwenda kuzavuga ngo uyu muntu azagende ntarabimubwiye, uyu muntu azagende ntaramushimiye. Oya, niho nanaboneye mbona ko dukwiriye kugira uyu muco wo kubwira abantu ibyiza byabo.
hari abantu mu minsi yashize bagize ibyago umuntu wabo arapfa umuntu wabo apfuye kandi yaramaze igihe kinini arwaye ari mu bitaro ariko abantu bamusuye bari bake cyane kuko yararwaye igihe kinini ari mu bitaro. Hanyuma rero ngo umunsi wo kumushyingura ni abantu babimbwiye nyuma bamaze kubona topic yanjye. Mu gihe cyo kumushyingura abantu benshi bararize baraza bavuga ukuntu yabashakiye akazi, bavuga ukuntu yabarihiye amashuri, bavuga ukuntu yabashyingiye, bavuga ibyiza bye. Muri cya gihe yararwaye yabuze umuntu, bibaze ko bageze hari abantu muri iyi minsi baza kurwaza abantu bakabishyura bakwitaho mu bitaro. Yageze kuri level yarwazwaga n'abantu bishyurwa kandi abo yagiriye neza bahari. Noneho ngo arembye ngo yageze aravuga ngo ko subo nta muntu nigeze ngirira neza handi yifuzaga n'umuntu waza kumusura. Ni umuntu mukuru wanyandikira arambwira ati ibi bintu wakoze ni byiza, ati ndahamya ko ari umwuka w'Imana wakuyoboye gukora iki kintu. Ati kuko ntago abantu benshi baza kwikubita imbere y'umuntu atagihari ndetse bagasohora n'amafaranga menshi yo kuba bamushyingura ariko bataratanze menshi yo kumurwaza. Yeze ndavuga ariko se ni ukubera iki twarindira ko ibi bintu bigeraho? Abantu batinyaga rero ko ari ibintu biraho gusa, n'ijambo ry'Imana rirabishyigikiye. N'ijambo ry'Imana yavuze ngo abakwiye ibyiza ntitukabibime, turusheho gukora neza kandi na babandi nabo urumva ushima wagize neza. Abantu benshi bacitse intege pastor muri ibi bihe mu kugira neza. Nimba umuntu ashakiye abantu akazi babiri, umwe akagera muri company runaka kiba bakamufunga, aravuga ati se nshakire n'undi ahubwo noneho bazamfungisha, umuntu uzanjyana muri RIB gusobanura naramwishingiye. Ibi ni ibiki? Ugasanga abantu ntibashoboye gufasha abantu, umuco no kwita ku bantu, kubagirira neza, abantu bari kuwucikaho. Ariko icyo nabwira abantu badukurikiye, ntukananirwe gukora neza, ntukananirwe gukora neza. Nimba n'uwo wagiriye neza yarahemutse cyangwa atarabyibutse, oya komeza ukore neza. Ijambo ry'Imana riravuga ko imirimo y'abera iribukwa, Imana irazirikana. Niyo umuntu atakwitura, niyo umuntu atagushimira, njya numva abantu pastor bavuga ngo mu ijuru ngo abantu nituba tunariyo tuzaba turushanwa amakamba. Ku muntu ufite imirimo myiza azaba ameze nk'abasirikare nguko barutana mu mapeti. Rero kora neza nubwo hataboneka ukubwira ngo warakoze, nubwo hataboneka ubuza kuvuga ngo ndazirikana ibyiza wangiriye, Imana yo irabizirikana. Kandi ikiza cy'Imana ni Imana itibagirwa, ni Imana itajya ikintu cyose umuntu akoze irakizirikana. Unyibukije ikintu. Yego. Uzarebe iyo tugiye i Rusororo, ndavuga ko bari i Kigali, irimbi rusange tumenyereye, cyangwa n'ahandi wowe aho dukurikiye uri, uzarebe iyo ugiye ahantu bashyinguye, urebe indabo duherekeresha uriya muntu atari buzibona, atari bunazidushimira. Ashobora kuba yarifuje bouquet de fleurs ubuzima bwe bwose, akarenda apfa nta muntu umuhaye ururabo kandi azikunda. N'ikintu abantu batekereza yuko ngo abagore aribo bakunda indabo gusa, wazihaye umugabo arazanga. Abagore ntabwo bakunda indabo, neza nibo bakunda ibyiza gusa. Yenda mu muco wacu tumenyereye yuko aribo bazihabwa cyane. Yego. Ariko ninde mugabo bahaye indabo arazanga? Natwe turazikunda. Noneho igitangaje, umuntu akabaho yifuza umuntu wamuha ururabo. Ubwo ndimo ndabibira akabanga, nababwiye bwa mbere nti ukurikiye kino kiganiro kwibuka ko hari umuntu wakugiriye neza, hita umuhamagara, profite umushimire. Akabanga ka kabiri, aho kugira ngo umuntu uzamuherekeresha indabo atakiriho. Abari mu cyaro bo burya bagira n'amahirwe, ntibazigura. Hari ahantu ziba ari nyinshi, birahagije kugenda ukazica neza, ugaca amaroma ukazijyana. Kera abantu ba kera, sindi wa kera cyane ariko sindi na muto, najyaga mbona mu ndirimbo za kera, wenda izo nabashije kubona kuri televiziyo nkiyibona bwa mbere, ukabona abantu bakundana, asoromye nk'akaraba ahantu, umusore agashyize mu mutwe w'umukobwa, akagacomekamo gutya, urumva? Ukabona ni ibintu biri romantike by'icyo gihe. Ariko ubu uyu munsi ugiye gusura umuntu wakugiriye neza, si ngombwa ko utwara umufuka w'umuceri niba ubwo bushobozi budahari, ariko usoromye n'indabo iwanyu
ukagenda ukavuga uti narinzanye izi ndabo kugira ngo muzitegure ngira ngo mbashimire. Yego. Ngarutse kubo mu mujyi ho turazigura. Abenshi ntiziba dufite aho tuzishyira cyangwa tuzihinga, niyo wazihinga ntiwabona ari amabara yose. Guhera ku bihumbi 10 haba mu rurabo. Hari igihe usuzugura ibihumbi 10 ukavuga uti umuntu wangiriye neza, noneho ukanavuga andusha ubushobozi n'umukire, ubundi subu ikintu namukorera ntacyo cyamumarira. Ishimwe n'iryambere. Ushobora kudafata ibihumbi 10 ngo bimuhe, ariko ugiye ukabigura ururabo karumushyira, arishima akabona yuko watekereje. Kandi igifite agaciro hanini nanone si na rwa rurabo ni igitumye urutanga. Uru rurabo ndukuzaniye kugira ngo ngushimire. Turacyagaruka kuri rya jambo ngo bakwiye ibyiza ntitukabibime. Nshatse nakongeraho n'ikindi cyanditswe kimwe, ukambaza ikindi kibazo kimwe cyangwa bibiri tukagana ku musozo w'ikiganiro. Mu rwandiko rwa 3 rwa Yohana mu gice cya mbere, wumva ukuntu inzandiko zo muri Bibiliya zivuga. Umutwe uravuga ngo ishimwe Yohana ashimira Gayo. Urumva aramushimira. Njyewe umukuru ndakwandikiye Gayo ukundwa, uwo nkunda by'ukuri, ukundwa, ndagusabira kugira ngo ugubwe neza muri byose, ube mutaraga nkuko umutima wawe uguwe neza. Gayo bimwe mu byamurangaga ngo yacumbikiraga abashyitsi. Muri uru rwandiko hari n'ahantu abivuga. Ageze ku murongo wa 13 aravuga ngo nari mfite byinshi byo kukwandikira, ariko sinshaka kukwandikishiriza wino n'ikaramu, ahubwo niringiye kuzakubona vuba tukavugana duhanganye imbona nkubona. Urasigara amahoro, inshuti ziragutashya, untahiriza inshuti uzivuze mu mazina. Kakantu wavuga guti jewe iyo nkunda umuntu ndabimubwira, kandi nabo nkunda bakamenya ngo kanaka kunda kanaka. Yego. Si igitangaza, hari igihe abantu bashaka kuba abakristo bagashaka kuba mu mwuka kurusha mwuka wera ubwe. Ibintu byose bakabisipiritualiza, bikarenga kuba mu buryo bw'umwuka bigahinduka ikindi kintu. Mu muco wacu wa Kinyarwanda, iyo umuntu abwiye umugabo abwiye umugore, umuntu w'igitsina gabo abwiye umw'igitsina gore, cyangwa w'igitsina gore abwiye uw'igitsina gabo ko amukunda, ishyano riba risa n'iryaguye. Ariko se mbibarize mwebwe mudukurikiye, niba uri umukobwa cyangwa ukaba uri umuhungu cyangwa ukaba uri umugabo w'umugore cyangwa ukaba uri umugore w'umugabo, nta bantu ugira ukunda mudahuje igitsina ubakundiye imirimo myiza bakora cyane. Ugira ngo se kubibabwira ni icyaha? Pawulo Yohana yandikira Gayo aramubwira turasigara amahoro, inshuti ziragutashya, untahiriza inshuti uzivuze mu mazina. Pawulo wenda ngiye kujya muri Bibiliya cyane, hari naho yandikiraga Pawulo yandikira amatorero atandukanye. Hari naho yavuze amazina wakayavuga ati untahirize kanaka, unsuhurize kanaka n'itorero ryo mu rugo rwe, unsuhurize umudamu witwa kanaka yadufashije muri ibi n'ibi. Hari ibintu rero hanini dukunda kwita ko ari kirazira, abandi bajya mu buryo bw'umyizerere bakaba babyita ibyaha. Ariko niba ukunda umuntu ukaba umukunda urukundo rwiza rutarimo amanyanga, rutarimo kumujyana mu byaha runaka, ubundi umubwiye ko umukunda, nibyo byiza. Hanyuma mu nyuma wazagira n'ibikorwa byerekana rwa rukundo ukora bikaba akarusho cyane. None sabo mwanga ko mubwira abantu ko mubanga ngo giwe kanaka simwiyumvamo ngo buriya niyo yagira ati ngo nta kintu ashobora gukora ngo giwe ngo duhuze. Abo wanga bo ko bavuga, abo ukunda rero nabo jye batashye bavuze mu mazina, n'abantu bamenye ko ubakunda kandi ukore n'ibikorwa by'urukundo. Ngaye ngoko Pastor, ikindi kibazo wambaza? Oya, aho nta kibazo nkubaza, ahubwo ikintu numvisemo ibyo bintu nk'uko wari ubivuze, ntago ari nk'ababaciye amabere kuba umfite undi muntu navuga ngo ndamukunda bitewe n'ibikorwa yankoreye. Tuvuga urugero, ushobora kuba wari urwaye urembye uri ku muhanda, umuntu utazi w'umugenzi w'umugabo
akanyuraho akankura akangeza kwa muganga ntahangeze gusa akanyishyurira akamenya mvuye kwa muganga uko byangendekeye uwo muntu byarangiza akaba inshuti mu buzima bwawe akomeza wese umeze ute wenda wa munsi yasanze ufite ikibazo cy'amaraso make akomeza kwaza se amaraso yariyongereye byagenze gute ndetse bigakura mu kaba inshuti zikomeye ntago ari itegeko ko tugomba gukunda abo duhuje twese tuvuga ngo urakunda igitsina gore gusanga igitsina oya Bibiliya abakwiye ibyiza nimba nawe yaragize neza dukwiye kumushibira harakandi kantu nkuko wari utubwiye ati mu cyaro bacu indabo cyangwa n'inta tukazigura harakandi kantu nabo status kuri telefone pastor hari abantu usanga ngo mukunda gupostinga ngo abantu kirirwa bashyiraho ariko naje gusanga abantu baba banabivuga nabo baravuga ngo ubuse ngo wari wankiraho ngo ngiye kutanshyira ngo kanaka urumva oye kumva umuntu arareklama kandi avuga ko muhora mu bapostinga bino bintu nasanze nabyo bigira umumaro ushyira umuntu kuri status ukavuga ngo ndagukunda pastor uzi ko nshobora gushyiraho umuntu w'inshuti yanjye ejo bundi uri kujya mu mujyi uzamuka peyaje wenda bisi irapfuye umuntu avuyemo ukabona wa muntu nashyize kuri status umuzi kuko nkunda kumushyiraho ukamutwarira kuko ari inshuti ya Sylvie kavuga ati uyu muntu ndamuzi ntago ari wa wundi ndi bushyire mu modoka ngo anyibire telefone anayitwaye namenye uwo mbaza iki kintu nacyo nabonye fata umunsi ubwira inshuti yawe umushyireho ese ko tubarundaho bapfuye ugasanga umuntu yaguye muri Amerika ntumuheruka mwari muturanye pastor navuze ngo mu bintu Imana izambaza sinzapostinga umuntu nta postinze ari muzima mujye kumushyira kuri status ugabona umuntu yaguye muri Amerika ntumuheruka hashize imyaka 10 kuko yapfuye ruhukira mu mahoro twagukunda tajyaga munavuga nimuziranye nimuheruka umuntu amaze imyaka 3 nta message ntimuvugana ariko kuko yapfuye kuko wabonye abandi bantu mumuziranyeho bamupostinze nibabona nta mushyizeho baravuga ngo iki umva biriya bintu birantangaza njya mbyibaza nase kubera iki uwo mutima wagize gushyiraho uwo muntu utakiri muzima uwo muturanyi wawe uwo muvandimwe wawe ikindi kintu ugasanga dukunda no gushyiraho abo bantu b'inshuti batari amaraso yacu umunsi ushyize nimba navuga ngo umuco mubi dufite rwambwiye ko hatabaho umuco mubi n'ingeso mbi nimba nshyizeho umuvandimwe wanjye nkamushyiraho nkavuga ati ndagukunda uri ingenzi uzi ko ariko ushobora no kuvugana n'abantu nk'icumi hakabamo umwe ukubera ingenzi mu buzima wamushyiraho abantu ngo uyu nawe arakabye ngo ubusuye bavuka nawe yakoze iki urumva icyo twabwira abantu mu gusoza twababwira yuko ibyiza nubikora bizashimwa na bose yego ntuzacika intege uziciwe nuko wakoze ikintu cyiza abantu bakagikritika mu buryo buri negative nukora ibyiza hari abantu banezezwa n'ibyo byiza bazishima yego hari n'abandi batanezezwa n'ibyiza hari n'abantu utamenya ikintu kibanyura wakora iki ngo dore wakora ikinyuranye nacyo ngo dore kandi abo nabo babaho ubura mu mashyi ukababura mu mudiho ukababura mu mpundu ukababura mu ijwi mbese ugasanga babayereyeho guhora baca abandi intege abo bantu nabo muri sosiyete uzahura nabo ariko nukora ibyiza uzemerwa ko Bibiliya ivuga nushimira abantu burya nawe uzashimirwa yego kuko icyo umuntu abibye nicyo asarura pastor mbere ko tugera ku musozo gato nifuzaga ko njya nkunda gukurikira inyigisho zawe njya nkunda kumva uvuga ibintu biranga inshuti nziza ntago twatinze cyane numvaga watunyuriramo ese kugira ngo n'abazifite bazikomereho ni iki cyerekana ko umuntu ari inshuti nziza icyambere ni ijambo riri mu migani 17:17 riravuga ngo inshuti zikundana ibihe byose kandi umuvandimwe avukira gukura abandi mu makuba nuko umuntu nagukunda umerewe neza numererwa nabi akakuvaho uzamenye ko atakundaga wowe yakundaga ibihe wari urimo yego kuko inshuti zikundana ibihe byose inshuti kandi wa muntu ugira gutya akaguhamagara akakubwira ati numvaga nshaka kumenya uko umeze numvaga nshaka kumenya amakuru yawe si wa muntu uguhamagara hari ibintu byakubayeho byamugezeho ngo abone uko aguhamagara ni wa muntu wibwiriza nta kibazo gihari akumva kumbuye kumenya amakuru yawe
ni wa muvandimwe kandi utakumva bakuvuga nabazi neza yawe ngo ahaguruka atayivuze. Ni wa muntu iyo umaze iminsi utavugana nawe wumva hari icyo ubura, wumva hari ikintu ubura. Ni wa undi muvugana ugatuza ukabona inzira n'ahantu utayibonaga. Ni wa muntu ushobora kugera imbere ufite ikibazo cy'amafaranga ukahava nta n'ijana guhaye, ariko kuba yakuganirije byonyine ugataha wumva utuje. Ikibazo wari ufite n'icy'amafaranga ntayaguhaye, ariko umwanya yaguhaye no kukuganiriza ukumva uratuje. Ni wa muntu ubwira imbamutima zawe zose udaciye ku ruhande. Niba ubabaye ukamubwira uti ndababaye, byaba ngombwa kuri rukarira. Ni wa wundi ibyiza byawe bidatera ishyari. Hari abantu tubana mu buzima wagura telefone nziza ukamubabaza rwose, mwanahura yayirabukwa atari yanabona iyo ariyo, ukabona arijimye agahita yijima. Inshuti rero ni wa muntu udaterwa ishyari n'ibyiza bagezeho. Ni wa wundi wumva ntacyo yakora utamubabarira. Wa muntu uvuga uti naho yankorera iki namubabarira kubera ko yaba yatunguwe, yaba hari ikidasanzwe cyamubayeho. Ni wa muntu wareka ibyo yararimo byose ngo akubonera akanya niyo kaba gato, umubwiye ko umukeneye, kaba ko kuri telefone, kaba kimbona nkubone, akigomwa muri gahunda nyinshi yari afite akanopforaho iminota naho yaba 10, akavuga ati ndihuta ariko kuko wambwiye ko ufite ikibazo nari nshatse kuguha uyu mwanya. Ni wa muntu kubera inyangamugayo ufite icy'umuzimana akanambaho n'igihe ntacyo ufite. Mbuzi by'inshuti bwakwirabuka cyane nshatse nabandekeye aho ngaho. Uwo muntu rero niba hari ufite mu buzima mukomereho bene aba bantu n'imboneka rimwe, kandi niba nta n'uwo wari wabona usenga Imana izaguhuza nawe. Ikindi uharanire nawe kugira umuntu byibuze wakwerekanaho izi ndangagaciro zerekana inshuti, kuko rimwe na rimwe dusaba abantu kudukorera twebwe ibyo tutakoreye abandi. Ese urigenzuye ubona wowe hari umuntu utaburira umwanya uko byasa kose? Buriya nawe Imana izaguhuza n'utazawukuburira. Hari umuntu wabana nawe mu byago no mu makuba akiza kennye. Hari umuntu bakubwira ngo yakoze iki kibi ugatinda kucyemera kuko usanzwe umuzi nk'inyangamugayo, wanasanga ari byo yagikoze ukavuga ngo ntago ndi bumwange, cyamugwiririye sinsanzwe muzi gutya. Niba hari umuntu umeze gutyo ku buzima bwawe, ubwo uwo muntu uramukunda, kandi nawe Imana izaguha umuntu ugukunda bya nyabyo, ugukunda ukuri, ushobora no kugukebura. Inshuti burya ni wa muntu utagucyahira muri rubanda ngo aguteze abantu, ariko mwaba mwiherereye akagucoca, urumva akagucoca akakubwira amakosa yawe mu mabara yawe. Mwaba muri mu bantu ntaguteza abantu. Ababyeyi bacu hambere hari ukuntu bari bateye, ntazi niba ababyeyi ba kino gihe ariko barera, kuko ibihe birahinduka, ibihe bigaha ibindi. Hari ukuntu wabaga uri nk'umwana hakaza abashyitsi benshi mu rugo, ugasamara ukamenagura ibintu, umubyeyi atisha ndakwibikiye sindi bugukubita, cyane cyane waba gutangiye gukura urengeje 10 akanga wenda kugukoreza isoni mu bandi bose, bamara kugenda ati ngwino hano. Iriya mico werekanaga ninde wayikuye? Wabonye nkwihorera rero hari abashyitsi ugira ngo ndi buguhereza akayamvugo ya kino gihe, ndetse ko kera bitabagwa, ugira ngo ndi bukwihorere, akakujyana nk'ahantu mu nguni akakurya ibintu by'ibyara, kandi agahita akubwira ati ihanagure neza. N'inshuti rero nyanshuti burya twarababaraga kumva yaba ari mama wawe ubikora gutyo ukavuga uti ariko kuki dade watankora kuri yabura mama aranyanga, ariko iyo umaze gukura uhita uvuga uti iyo ntaza kugira igitsure cyuriye mubyeyi mba narabaye umuntu uraho udafite icyerekezo. N'inshuti nyanshuti rero niko bimera. Ni umuntu utaguteza abantu muri rusange, ariko mwaba muri mwenyine, akakubwira ukuri kwa nyako, akakubwira tuzakosora ibintu ukitware gutya. Uwo muntu niba umufite umushimire, n'inshuti nyanshuti. Natwe turabashimira tugera ku musozo w'ikiganiro cyacu. Izo nshuti namwe muri inshuti zacu, dukomeje no kubashimira cyane abantu mukomeje gukurikirana ibiganiro byacu, mukomeje no gukora subscribe. Nukuri turabubaha cyane, muri ingenzi, namwe muri indashyikirwa, muri abantu bo gushimirwa.
mukomeze rero mudushyigikire. Mbere yo kubashimira cyane reka dushimire pastor wakoze cyane kwitanga. Nukuri uyu munsi kuva mu materaniro ni ku cyumweru nturuhuke ukaduha umwanya wawe, ndetse kuri channel bamwe bavuga zikiri hasi ntubirebereho zitarakomera, nukuri ukaza kudusapotinga kudutera inkunga. Imana iguha umugisha. Murakoze cyane gushima. Murakoze namwe turabashimira cyane aho muri hose hatandukanye. Nimukomeze mudushyigikire, mukurikirane ibiganiro byacu, mukore share, mukore comment, mutubwire ibyo twakongeramo, mutubwire ibyo twaganira. Ese hari umuntu ushaka ko dushimira, hari umuntu ushaka ko tubwire ibyiza bye tugereyo tubimubwire, turabikora nabyo. Mutwandikire muri comment mutubwire icyo twakongeraho, icyo twakomeza. Comment zanyu turazisoma kandi turushaho kubashimira. Nimukomeze rero mudushyigikire, mukore subscribe, mukore share, ibiganiro byacu bigere kure, hamwe namwe tuzagera kure. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.